Hapa ni Lake Drama, Abwiza TV. Kuna mambo ambayo niliyafikiria sana. Wengi wanasema kwa lugha ya Kiswahili ninajiswali. Kwa Kifaransa je me demande. Kwa Kinyarwanda ndibaza. Mtu anaweza kujiswali aje? Comment une personne peut se demander? Et c'est umuntu yakwibaza ate? Je fais le tour du monde. Et je fais la connaissance de toutes les races. Nilitembea ulimwengu mzima. Nikajuana na watu kadhalika. Sinarayizengurutse. Namenyanye n'abantu benshi. Ariko muri byose barabaza nti ndibaza. Je me demande. Ninajiswali. Comment on peut se demander? Et c'est umuntu yakwibaza ati? Kama wewe unajiswali utajijibu ama utajibu nani? C'est une question aussi, jusqu'à présent que je me demande aussi. Hiyo ni swala hata na mimi mwenzangu ninajiuliza. Wakati ninajiuliza, nitajibu nani? Nitajijibu na kujijibu itatoa nini? Hiyo swala ni swala ambayo inasumbua watu wengi sana. C'est une question vraiment qui embête pas mal de gens. Est-ce qu'on peut se demander? Est-ce qu'on peut se poser une question? Comment une personne normale peut se poser une question? C'est un peu vague. Hein? Je ne comprends pas comment une personne peut se poser une question en étant seule, surtout ça. Ah, peut-être s'il est emporté par d'autres esprits, je ne sais pas. Yawezekana, yawezekana. Unaweza kujiswali, utajiswali namna gani wakati mwingine mafikara yako ameenda sehemu nyingine? Yawezekana. Ushobora kwibaza nibyo, ariko se ibitekerezo byawe wakwibaza ute? Nibi wibaza urisubiza ese ya wakati mwingine, wakati wa dissertation, umukoro runaka, unaweza kujiswali, tu te poses une question, ukiwa na lengo fulani, avec un objectif, tu peux te poser une question, c'est vrai, mais la question que tu te poses, est-ce que la question sera répondue par les paroles ou bien par les écrits? De mon côté, ce que je pense, quand je me pose une question, je peux me poser une question sur une feuille, ou bien sur un bout de papier, ou bien dans un cahier. Dans ce cas-là, la question, je répondrai par écrit. Sinon, si je me pose une question orale, et je me réponds moi-même oralement, l'impact, la solution, je ne pense pas que la réponse sera utile à tout le monde. La réponse sera utile à moi-même, je crois bien. Mais si je me pose une question écrite, dans ce cas-là, la réponse sera écrite aussi. Et si la réponse est écrite sur une feuille ou bien un papier, donc je dois développer, oui, je trouve, je dois développer ma réponse. Et si je développe ma réponse sera dans un document bien écrit, bien détaillé, pour donner de bons résultats à quiconque qui saura que je me suis posé une question. Oui. Et dans ce cas-là, je débattrai la question, je développerai la question sur un bout de papier, la question dont je suis posé, et une seconde personne ou une tierce personne, quand
il regardera, ou bien quand il trouvera la question que je me suis posée, encore lui-même, il peut se poser la même question en voulant donner ses arguments, en voulant commenter et puis développer de jour au jour la question que je me suis posée. Oui, je comprends. Wakati mwingine ndipo niliposema, wakati unajiswali swali, unaweza ukajiswali kwa mafikra yako, na kwa kujibu unajijibu mwenyewe kwa mafikra yako, lakini swali ambalo umekuwa nalo, hilo swali ukaandika. Ukijiswali kwa kuandika, na jibu itakuwa ni kwa kuandika. Hapo wakati utaanza chambua punge kwa punge, hapo hiyo swali ambayo umejiswali kwa kikaratasi, na hapo utaanza ukajibu kwa kuandika, na hapo utayafikia mambo mengi. Na wakati utaanza kuchambua, unacheua, kwa kucheua yale yalikuwa ya ndani ya mafikra yako, utayatia wazi kwa vikaratasi, na watu wengi wakati watakapoona yale ambayo ulijiswali na yale ambayo unaendelea kutia kwenye vikaratasi, watajua swala ambalo ulilolijiswali. Na hapo sasa watu wataanza kutoa maoni yao, na kwa kutoa maoni watajua lengo lako, kile ambacho kilikutokuwa ndani mwako, na lengo ambapo unakwenda kufikiria. Acha niseme sasa tena kwa Kinyarwanda. Ndiyo, ushobora kwibaza, ese iyo wibajije isi yose baravuga ngo ndibaza, ese muri uko kwibaza kwawe ninde uzagusubiza? Wowe nyine iyo wibajije bisaba ko wisubiza. Ni wibaza mu magambo, nawe uzisubiza mu magambo, ariko iby'ingenzi kandi gikomeye nuko wakwibaza ukurikije iki wanditse. Ikibazo cyawe ntucyandika, uzakinjiramo ugisesengure, wandike byinshi, ibyiyumviro byawe, ibitekerezo byawe. Aho ngaho n'abazabona bya bindi wanditse bazabigenza bate? Bazashaka gukora iki? Kureba icyo washatse kuvuga icyo ari cyo, icyo washatse kwibaza icyo ari cyo. N'igitekerezo cyawe n'ibyiyumviro byawe bizagera aho ushaka kugera muri uko kwibaza. Muri make, en bref, quand on se pose une question, tu dois toi-même répondre la même question, seulement non par des paroles, mais par des écrits, pour aider bien les gens, pour aider tout le monde. Comme en commençant, j'ai éduqué, j'ai fait le tour des commandes, et j'ai trouvé pas mal de gens se disent, moi je me pose la question. Comment tu peux te poser la question et tu te réponds toi-même? Quand il y a une question, il faut que tout le monde sache qu'il y a une question que tu t'es posée, et la réponse pour la question que tu t'es posée, oui, c'est bien. Ndiyo kwa maana nimesema hivi, wakati unajiswali, maoni yako yatie wazi, na watu wanajua jue ni nini ambayo unakwenda kujibu kwa ile swali ambayo ulijiswali, na watu hawakujua swali lako. Asante. Mu byiyumviro byanjye ndibaza, mu mitekerereze yanjye ndibaza, ese nibaza iki? Ntekereza ko byaba byiza iyo umuntu yibaza, uribaza muri wowe, ariko ibyiza nuko mbere yuko wibaza bya bindi uri kwibaza ubyanditse. Byafasha benshi cyane. Icyo wibajije ukacyandika, n'icyo utekereza cyaba igisubizo mu byo wibajije byose ukabyandika. Iyo byanditse bifasha imbaga y'abantu benshi, kandi buri muntu akaba yavuga kuri cya kibazo wibajije, nawe bikakungura ibindi, ukamenya n'ibitekerezo bya benshi kuri cya kibazo wibajije, ukungukamo n'amagambo menshi cyane n'ibisubizo byinshi cyane kuri cya kibazo wari wibajije. Ubwo ukabugishyize ahagaragara, buri muntu agatanga ibitekerezo n'ibyiyumviro kuri cya kibazo cyawe wari wibajije, ugatanga n'ibisubizo wenda rimwe na rimwe bituzuye kandi bitanyuze, ukungukira mu bya benshi. Murakoze. Mu byiyumviro byanjye ndibaza, mu mitekerereze yanjye ndibaza, ese nibaza iki?
ntekereza ko byaba byiza iyo umuntu yibaza, uribaza muri wowe, ariko ibyiza ni uko mbere y'uko wibaza bya bindi uri kwibaza ubyanditse. Byafasha benshi, byafasha benshi cyane. Icyo wibajije ukacyandika, n'icyo utekereza cyaba igisubizo mu byo wibajije byose ukabyandika. Iyo ubyanditse bifasha imbaga y'abantu benshi, kandi buri muntu akaba yavuga kuri cya kibazo wibajije, nawe bikakungura ibindi, ukamenya n'ibitekerezo bya benshi kuri cya kibazo wibajije, ukungukamo n'amagambo menshi cyane n'ibisubizo byinshi cyane kuri cya kibazo wari wibajije. Ubwo ukaba ugishyize ahagaragara, buri muntu agatanga ibitekerezo n'ibyiyumviro kuri cya kibazo cyawe wari wibajije, ugatanga n'ibisubizo wenda rimwe na rimwe bituzuye kandi bitanyuze, ukungukira mu bya benshi. Murakoze. Mu byiyumviro byanjye ndibaza, mu mitekerereze yanjye ndibaza, ese nibaza iki? Ntekereza ko byaba byiza iyo umuntu yibaza, uribaza muri wowe, ariko ibyiza ni uko mbere y'uko wibaza bya bindi uri kwibaza ubyanditse. Byafasha benshi, byafasha benshi cyane. Icyo wibajije ukacyandika, n'icyo utekereza cyaba igisubizo mu byo wibajije byose ukabyandika. Iyo ubyanditse bifasha imbaga y'abantu benshi, kandi buri muntu akaba yavuga kuri cya kibazo wibajije, nawe bikakungura ibindi, ukamenya n'ibitekerezo bya benshi kuri cya kibazo wibajije, ukungukamo n'amagambo menshi cyane n'ibisubizo byinshi cyane kuri cya kibazo wari wibajije. Ubwo ukaba ugishyize ahagaragara, buri muntu agatanga ibitekerezo n'ibyiyumviro kuri cya kibazo cyawe wari wibajije, ugatanga n'ibisubizo wenda rimwe na rimwe bituzuye kandi bitanyuze, ukungukira mu bya benshi. Murakoze. Mu byiyumviro byanjye ndibaza, mu mitekerereze yanjye ndibaza, ese nibaza iki? Ntekereza ko byaba byiza iyo umuntu yibaza, uribaza muri wowe, ariko ibyiza ni uko mbere y'uko wibaza bya bindi uri kwibaza ubyanditse. Byafasha benshi, byafasha benshi cyane. Icyo wibajije ukacyandika, n'icyo utekereza cyaba igisubizo mu byo wibajije byose ukabyandika. Iyo ubyanditse bifasha imbaga y'abantu benshi, kandi buri muntu akaba yavuga kuri cya kibazo wibajije, nawe bikakungura ibindi, ukamenya n'ibitekerezo bya benshi kuri cya kibazo wibajije, ukungukamo n'amagambo menshi cyane n'ibisubizo byinshi cyane kuri cya kibazo wari wibajije. Ubwo ukaba ugishyize ahagaragara, buri muntu agatanga ibitekerezo n'ibyiyumviro kuri cya kibazo cyawe wari wibajije, ugatanga n'ibisubizo wenda rimwe na rimwe bituzuye kandi bitanyuze, ukungukira mu bya benshi. Murakoze.